reka tubaze abambuzi sibyo bumva batanekanye he ntusi babandi tujya tumva ngo amafaranga yanjye arayobye ngo yobe kuri telefone yawe ntabuzi we muntu uza gutekera umutwe umuntu mukorana ugutaniye na babandi birirwa bahindura nimero baguhamagarisha Airtel bakakubwira ngo ni umukozi wa Mokash. ejo ndaramamagaye arambwira ngo ni umukozi wa REG igitoro rwose yamamagaje Tigo ngo ni umukozi wa REG ngo aragira ngo atubaze ngo serivisi zacu zimeze ndamubaza namubaje ni arya REG mu magambo arambuye bivuga iki numva ntabyaze none se REG yize ku rwego rwo gukoresha injiji nkawe ko numva uri injiji ntiyagututse nese nkupa yari guhita yari kuntuka ntabwo ababyeyi bawe ariko reka tubwire abo banyamitwe ko twabamenye wumva ndi muri iki kiganiro wumva tujya dusaba abantu subscribe uzayinyime ariko twarakumenye twarabamenye ariko abantu ntabwo nagutumye gucyurira abakiriya banjye gucyurira nyambaye nka pasiteri wakiriye abakiriya mu rusengero ntabwo njye nagutumiye sorry gucyurire abakunzi banjye ndacitswe abakunzi bacu ntabwo ari abambuzi ibyo turabizi rwose ahubwo batubwirire mu bashuti zacu mutubwirire abambuzi ngo twarabamenye. Hari abantu bazi kubara amafaranga ari mu mufuka w'abandi kubera ko ari isi wenda akora mu kigo runaka wenda ntazi niba ndi umuplanto ntago azi amafaranga mpembwa ntago azi ibyo ninjiza nta nubwo niyo yaba azi n'ibyo ninjiza ntago azi kuko wenda simbizi hari igihe wenda abantu baba bazi imishahara y'abantu simbizi urumva ku kazi umuntu mukorana nk'umuntu wo muri HR we aba nayazi n'umuntu mukorana aba azi urwego rwawe ntabwo yamenya salary exact ariko abavuga ngo ni muri range ariko azi ibyo ninjiza ariko ntago azi ibyo ukenera ibintegereje sibyo ntago azi dépenses zanjye noneho umuntu wamubwira uti nta mafaranga mfite bikaba ikibazo akakwandikira akubwira nabi ibintu byo gutangatanga amafaranga guhanahana amafaranga abantu bashatse babigabanya ubu umuntu amafaranga mwitwa ko muri inshuti mukabura amafaranga yawe nawe n'ubucuti bwawe nawe bukabura rero njye numva dukwiye kwirinda kujya dutanga amafaranga ibifatwa nk'imitima mibi none wowe ugira umutima mwiza bakwemera umutima mubi iyo amaze kwambura se ntugira umutima mubi nuko aho kugira ngo rero bawukuremere yamwime amafaranga muguriza abantu muyakura urigomwa wose nta mafaranga ugira mfite yo gukoresha mfite yo kuguriza iyo umuntu rero akubwiye ngo ngize ikibazo umwana acitse akaguru uhita wumva niba wari kugura ikiro cy'inyama abana bari burya ibishyimbo yayandi wari kugura inyama ukayamuguriza kugira ngo bazazirye ubutaha yakwishyuye. Muraho neza abakunzi bacu turabasuhuje amahoro y'Imana bane namwe ni Alice na Constante nk'ibisanzwe twizere ko mumeze neza dukomeje kubashimira abakomeje kudushyigikira abakora subscribe musharinga ikiganiro ku bantu batandukanye muduha comments haba ari kuri YouTube haba ari no na inbox kuri WhatsApp Imana ibahe umugisha nubwo wenda cyane zo kuri WhatsApp tugenda kuzisubiza kubera umwanya ariko twazibonye kandi dufeza sinye yego Constante amakuru ni meza meze bon c'est fresh ndabona wambaye Boeing Boeing nta n'ibyo waruzi ntabwo nabimenye Boeing tukiri abana twari Boeing 747 747 niyo mwagiraga se mu Rwanda
Agana se barigiraga Setse kamanseti ni yahise simbizi nose yabaga imwe ku isi ni marike Boeing ubwo se uyizura umwana type ya uyizura umwana cyane hari n'izindi zitwa Concorde kera njyewe nzi twajyaga tubona akarongo ku ijuru kavuga ngo ni Boeing kavuga ngo Boeing kugira ngo buriya ngo yegereye Imana yakwegeye Imana yanjye niko babizi buriya ngo abantu bakuru bakatubwira ngo buriya ngo yegereye Imana tukavuga ngo ari abantu nyine begereye Imana nyine basuhuza Imana kera yegeze kuza perezida w'Ubufaransa witwaga Mitterrand imbere ye Mitterrand witwaga Valéry Giscard d'Estaing Valéry Giscard d'Estaing Giscard d'Estaing niko bamwitaga Valéry Giscard d'Estaing ngira ngo yaje yasimbuwe na Mitterrand hanyuma rero icyo gihe Valéry yagiye kuza mu Rwanda baravuga ngo zazana Concorde ndege ya Concorde ariko ngo bafite ikibazo ko ishobora kutagwa i Kanombe kubera kapasite y'ikibuga cy'indege cy'i Kanombe n'ubunini bw'iyo ndege ariko ngira ngo kwari ukubeshya kwari gukabya kuko yaraguye akavuga ngo nigwa ngo izindi ndege bazazizirika ngo amazi ashobora gusenyuka kera barabeshyaga cyane ko yari amazi ashekeje ariko baranabeshyaga hari simbizi kera bajya batubwira nk'imodoka yirukanka cyane bakavuga ngo iriya yanyoye esanse nyinshi yasinze ngo nujya ubona imodoka uga waka modoka we ko mbona uhaye wiruka kuri gato nukuri uzamera ute none nayo yabaga yasinze ngo yanyoye esanse nyinshi igasinda ikaba yarenga n'umuhanda nujya ubona imodoka rero yasinze mbese imodoka z'abakire n'iz'abakire ubwo ntayo umukene yasinda nta mukene utunga imodoka yaba ari indi debo nuko keretse ko ushaka kumukenesha nuko nivugiraga yego rero hari ibintu maze iminsi ntekerezaho ndagira ngo tubiganireho twumve n'inama twungurana ibitekerezo umuntu akagira guhushya akaba araguhamagaye ati Constantin ari kuwa gatandatu cyangwa ku cyumweru muri weekend cyangwa amasaha ya nijoro nyuma y'amasaha y'akazi nyuma ya amasaha y'akazi yo mu biro ubwo ni mu masaha 12 kuzamuka ati mfasha ngize ikibazo gikomeye ati njya kuri ATM machine ati nshyizemo ikarita ati heramo ati kandi muri ofisi nibo bakamfashije ntabwo batashye niba kubikubwiye muri weekend ati ejo nzayagusubiza niba bikubwiye wenda ari mu mibyizi bwije ati ejo niba gikemura nzayagusubiza ahita akubwira ati nsize madamu kwa muganga n'urugero cyangwa umwana arandembanye mu by'ukuri ureda kwishe mu mutwe ntabwo ari kwikopesha ntabwo ari kugusaba kumuguriza imbere y'iyo sense sibyo ni emergency agize kandi icyo kibazo buri wese yakigira sibyo ikarita kuba yahera muri mashini rwose ugategereza ugacya wayamuhaye tuyamuha ukayamuha ugacya ntakome ejo icyumweru kikikubita cyangwa se niba yakubwiye ari kuwa gatandatu ku cyumweru agashira kuwa mbere ugategereza ukwezi kukikubita 2 3 ahita yatindisha ikirere nyine ahita yatindisha ikirere wamuhaye cy'umubyeyi naho ayo kuri yagarita
ayo kuri ya karita nyine ayo kuri ya karita yakoresheje kwa muganga bukeye. Oya ayo ngewe nibaza ibintu bibiri. Ese koko uwo mugore haba hari emergency, noneho iyo muhuje note n'abandi bantu umusharinze notes, wenda usanga undi yabikoze ugategereza nuko wenda wazajya kumva wenda agahamagara nk'undi muntu muri kumwe cyangwa se wenda from nowhere. Ese ni umuntu usanzwe muziranye? Ari umuntu nyine muziranye, none se urwo ari umuntu mutaziranye akubwira ngo ngize amafaranga? Nabo njya mpura nabo. Oya, abantu muziranye swati cyane wenda mukorana cyangwa muziranye mu buzima busanzwe, sibyo? Ukumva hamagaye undi wenda, cyangwa se hari ukuntu nyine abantu baganira nuko ntihabura aho muhera, ukumva nyine mugeze no kuri ibyo, noneho ugasanga umuntu akavuga ati uzi ko na nyina akabikoze, uzi ko na nyina akabikoze, no ukibaza yabikoze cyangwa yabimukoze, yabikoze na nyanaka the same person, wa muntu yagiye abantu batandukanye. Then ugahita urealizinga ko ntabwo ari emergency, ntabwo ni aba yagize, ni imitwe n'ubwambuzi, ariko abantu bari very very strategic, kandi ntiwamureka wamuregera heza nyine wumva nyine nta kimenyetso, kereka nyine iyo ugiye wohereza message nawe akagusubiza, wenda waba ubonye icyo bita commencement de preuve par écrit, ashobora kutagusubiza. Twasoma sha uzi commencement de preuve par écrit, mwarasogongeye de preuve nuko ugasanga ni imitwe atekera abantu. Noneho ibaza umuntu yiga imitwe nk'iyo kubera iki? Aho kugira ngo ajye gushakishwa akorera amafaranga, aba yakorera ashakisha ko yambura, nta muhazi. Kuko utayakorera ngiye nta byangura kuyaguha. Ntabwo wabona ko umuntu uzi yuko adakora ntabwo muguriza amafaranga, ntabwo kuguriza ntumuguriza uramuha, expecting ko azakwishyura. Ariko birashoboka hari umuntu waba adakora, ariko ni kazi iri hafi, waba udakora ariko akaba afite ahantu azakura amafaranga ataraboneka, akakubwira rero umuhaye amafaranga nkemura ikibazo runaka. Ubu bizi utese ko ari nyine nukwiye kure. Ariko ni very rare ibyo ngibyo. Ubundi uguriza umuntu amafaranga uzi ko nyine hari ikintu akora nyine yinjiza, uvuga nyine nyuma y'igihe runaka uyu muntu afite ubushobozi bwo kuba yakwishyura, yarangiza akakwambura. Buriya rero ibintu byo gutangatanga amafaranga, guhanahana amafaranga, abantu bashatse babigabanya. Ubu umuntu amafaranga mwitwa ko muri inshuti, mukabura amafaranga yawe nawe n'ubucuti bwawe nawe bukabura, sibyo? Ariko ni bya n'ubucuti butari bumarwa n'inyama. Yego, naburi bawe ntabwo. Rero nge numva dukwiye kwirinda kujya dutanga amafaranga. Ubwo se si ukushishikariza abantu kugira imitima mibi? Ntibifatwa nk'imitima mibi? None wowe ugira umutima mwiza bakwemera umutima mubi, iyo amaze kwambura se ntugira umutima mubi? Azana nuko aho kugira ngo rero bawukuremere yamwima. Avuga kuri umutini ibyo bintu byo kwa muganga, ajye kwa muganga baramuvura, hanyuma ejo umuntu aba arwaje. Nibyo nyine ndi kukubwira, ubaze nk'uwo mugore uhora urwaza n'abo bana ni ikinyoma nyine ahora yarwaye, kuko bikorwa n'abagore bikanakorwa n'abagabo. Ni ikinyoma aba yahimbye nyine. Nawe uzi kimubwira uti nta mafaranga afite, biroroshye. Noneho rero ibyo tuvuze wenda muri rusange. Akandi kantu cyane wenda nagiye mbibona ahantu wenda nko mu kazi, ahantu hatandukanye nagiye nkora, buri sosiyete yose igira abo bantu.
umuntu akaba acungana n'abakozi bashya akabafatirana bakagufatirana kuko uri umukozi mushyashya akakubwira ati guriza amafaranga. Noneho hari ahantu nakoraga kera byajyaga bikora umuntu wo muri HR umuntu wakoraga muri HR niwe wajya gukora ibyo bintu. Biragoye kumwigobotora. Umuntu akora muri HR akakwegera nyuma y'icyumweru ukihagera cyangwa bibiri azanye akitoratoza akajya kwisuburisha buri munsi ukavuga muri HR arakabyara, hanyuma umva mbese akakuguruminga hanyuma akazakubwira ukuntu ATM iheze mu ntuzi mu mashini, ukuntu ikarita iheze muri ATM mashini, akakubwira ukuntu agize emergency yindi akakubwira ati amafaranga niduhembwa ugahita uyamuha. Urumva nta muntu utakwifuza kuba inshuti n'umuntu wo muri HR sibyo? Ndabeshya se? Abantu bazabitubwire muri comments. Uvuga uti umuntu ukugujije amafaranga ko biri kose yambonyemo kalite sibyo? Reka ndeke kumwumva ubusa, ariko ubundi ukisakasaka byabona ngombwa ukaguze mu ariko akabazo k'amatsiko mfite ikabaza icyo kibazo wenda n'abatwumva bambwiye amafaranga muguriza abantu muyakura turigomwa wose nta mafaranga ugira mfite yo gukoresha simfite yo kuguriza. Iyo umuntu rero akubwiye ngo ngize ikibazo umwana acitse akaguru sibyo? Uhita wumva niba wari kugura ikiro cy'inyama abana bari burya ibishyimbo yayandi wari kugura inyama ukayamuguriza kugira ngo bazazirye ubutaha yakwishyuye. ubundi ntabwo byari bibi, nuko abantu nyine baba babaye sikoro bakabana bariheba. uzi ikintu kiri gutuma nkomeza kukubwira iryo jambo ryo kugenda ndigarura kenshi nkubwira nyine amafaranga uguriza abantu uyakura he? Si wowe ndi kuvuga wenyine, amafaranga tuguriza abantu amafaranga tuguriza abantu tuyakura. Ese dufite amafaranga adafite icyo avuze? Uyakuguriza se n'amafaranga adafite icyo avuze? Ntabwo ari amafaranga adafite icyo avuze, ahubwo ni reka njye mbisobanure uko njye mbyumva. Ufite amafaranga ufite yose afite impamvu yayo sibyo? Ufite icyo ugomba kuyakoresha, none urayatanze. Ayo mafaranga utanze ibyo yagomba kuyakoresha bizagenda bite? Nyine wigomwa. Kuki wigomwa sasa? Kuki wigomwa? Ikindi ushobora kuba ayo mafaranga uzayakoresha throughout the month mu kwezi, none ukavuga uti iki kintu wenda kuko ari kuzayikoresha mu cyumweru cya kane, reka nyamuhe muri iki cya kabiri, mu cya mbere, mu cya kane hazagera yayampaye. Ndabyumva. None ntayaguhaye nizere ko bikubaho uri mu bitako bwa kabiri. Je ntabwo njya nguriza abantu, ndavuga utwumva naracuye nanjye ndi kubyo nanjye bimbaho. None se nyine turagira ngo nta kesi uzi nanjye zagiye zimbaho nk'izo z'abantu nagiye guriza bambwiye ibibazo bako bari bunayante mu minsi mike yikurikiraho bikarangira nyabuze nabo mbabuze. None se nawe icyo gihe wari ufite adafite icyo amaze, adafite icyo ari gukora? Njye ndavuga ibyubu kandi ndashaka rero hari umuntu ushaka kuba uri muri leta nk'iyo wari urimo icyo gihe. Niyo mpamvu natwe twakoze iki kiganiro ndagira ngo tuzane abantu muri leta y'uyu munsi apana ya kiriya gihe. Ubundi baravuga ngo ubwenge buza ubujiji buhise. Ubujiji buragi? Ubujiji. Yego, ubwenge buza ubujiji buhise. Habayeho ibihe byo kujijwa kuri twebwe, hari n'abandi byabayeho. Wowe ivuga nawe
njye nta mafaranga ngira. Ariko uko biza kose hari n'abandi, ariko uyu munsi wa none ibi byatubayeho, byambayeho, byakubayeho, byabaye no kuri bagenzi bacu bari kutwumva, ntibikongere buretse gato ava mu muriro, so ntabwo nabona yo kuguza abantu. ubu ngubu gahunda nta mafaranga afite, iyo wakora ku kazi ntibanyongeze, nibakongeza ku kazi, nibakongeza hazahita haboneka n'ibindi bintu bishaka amafaranga birenze ibyo wari ufite. Simbizi karagaciye, ntabwo mbese umuntu uvuga iyo mbonye 2,000 mpita mbona ikibazo gishaka 3,000 ngo nagira 5,000 akazi gishaka 7,000. Niba nakongeza rero niba hembwaga 3, njye ntabwo ndi uwo muntu ariko niba hembwaga 3 niba kongeza bikaba 5 uzahita ugira ibyifuzo by'7,000. ubu ngubu uko umuntu akwiye kwitwara, nta mafaranga ahari, ntayo mfite. Hari icyo bitwaye se nkubwiye ngo nta mafaranga mfite, ariko nuyamuha akayakwambura uzasigara ubabaye, nawe azagucikaho. Ikindi kintu kibabaje, hari abantu bazi kubara amafaranga ari mu mufuka w'abandi, like umuntu akavuga buriya kubera yuko wenda Alice afite inkweto ebyiri, kubera yuko Alice wenda mubona gutya, kubera ko Alice wenda akora mu kigo runaka, wenda ntazi niba ndi umuplanto, ntago azi amafaranga mpembwa, ntago azi ibyo ninjiza, nta nubwo niyo yaba azi n'ibyo ninjiza ntago azi, kuko depanse zawe wenda simbizi, hari igihe wenda abantu baba bazi imishahara y'abantu, simbizi. Urumva ku kazi umuntu mukorana, nk'umuntu wo muri HR we aba nayazi, n'umuntu mukorana aba azi urwego rwawe, ntabwo yamenya salary exact, ariko abavuga ngo ni muri iyi range, ariko azi ibyo ninjiza, ariko ntago azi ibyo ukenera, ibintegereje, sibyo, ntago azi depanse zanjye. Noneho umuntu wamubwira uti nta mafaranga mfite, bikaba ikibazo, akakwandikira akubwira nabi, oya nakwandikira akubwira nabi nawe uzamusubiza umubwira nabi, wasererishe none umuntu yavugiye nabi Yesu yaratubara, none nta mpamvu. Ariko nushaka umbwire nabi utantwariye amafaranga, nshatse kuvuga nyine, urumva turi gukora ikiganiro kugira ngo abantu nyine banabitekerezeho, nubwira umuntu ngo nguriza amafaranga. Ariko reka tubwire abo banyamitwe ko twabamenye, wumva ndi muri iki kiganiro, wumva tujya dusaba abantu subscribe, uzayinyime ariko twarakumenye. Yesu twarabamenye, ariko abantu ntabwo nagutumye gucyurira abakiriya banjye, gucyurira mbaye nka pasiteri wakiriye abakiriya mu rusengero, ntabwo njye nagutumiye, sorry gucyurire abakunzi banjye. Ndacitswe abakunzi bacu ntabwo ari abambuzi, ibyo turabizi rwose, ahubwo batubwirire mu nshuti zacu, mutubwirire abambuzi ngo twarabamenye. Iki kiganiro ndakijera gutera, twarabamenye yewe. Ariko reka tubaze abambuzi, sibyo? Bumva batanekanye he, ntusi babandi tujya tumva ngo amafaranga yanjye arayobye, ngo yobe kuri telefone yawe, ntabuzi. We muntu uza gutekera umutwe umuntu mukorana, ugutaniye na babandi birirwa bahindura nimero za, baguhamagarisha Airtel bakakubwira ngo ni umukozi wa Mokash. Ejo ndaramamagaye arambwira ngo ni umukozi wa REG. Igitondo rwose yamamagaje Tigo ngo ni umukozi wa REG, ngo aragira ngo atubaze ngo serivisi zacu zimeze zite. Ndamubaza namubajije arya REG mu magambo arambuye bivuga iki, numva ntabyaze. None se REG igeze ku rwego rwo gukoresha nkawe ko numva uri injiji. Ntiyagututse nese nkupa yari guhita yutinda gataka, yari kuntuka ngo ababyeyi bawe none yarampamagaye arambwira ngo ni umukozi wa REG, ndamubwira habaye iki,
ngo none se ngurumva muri iyi minsi ngo abantu bari kugura umuriro ngo abantu bari kureklama ngo ko bagura umuriro ngo bakabona imite nkeya ngo zitandukanye n'izo babonaga mbere. Ngo none ngo wowe bimeze bite? Ndavuga none se ngiye narekaramo ngo nyine ngo none se ngo umuriro ngo iyo uguze umuriro ngo ubone inite zingana, imboni zihwanye n'amafaranga natanze, ngo nyine ngo ugura uwangahe. Ndavuga ariko njyewe ntabwo ubwo bwajaba mbugira bwo kujya ngo nshyire umuriro muri konteri njye no kureba ngo inite zije ngo ni zingahe. Ubwo ningira ikibazo nzababwira. Ahita kupa. Ariko nari mfite umwanya. Ubundi iyo ntafite umwanya ntamubwira ariko wagiye gukora ukareka kwiba koko. Agahita ntuka nyine kanakuka. Agutuka vuba kanakuka bari kurondereza amayinite. Back to our topic. Kuri bagenzi bacu se cyangwa ku bantu tuziranye. Njyewe ndashaka kwifasayizinga kuri iki kintu. Cy'abantu tuziranye. Niba usabye umuntu amafaranga, uye hari n'umuntu ugusaba amafaranga mutaziranye. Ukayamuhaze? Like mutamenyeranye. Nk'ubu reka nkubwire. Wenda mugiye guhemba ahantu. Sibyo? Yego. Ntabwo urugero ruri bizarre. Mugiye guhemba umuntu wabyaye. Hari abaje kumuhemba. Uri muri iyo timu yaje kumuhemba. Sibyo? Yego. Kuko uziranye nabo babyaye. Ugasanga hari abandi bantu yatumiye wenda baturanye cyangwa iki. Mukamenyaniraho mukaganira mugasharinga contacts. Sibyo? Akajya guhamagara akagusuhuza mbese mukavugana ariko mwahuriyeho nta bindi birenze. Wajya kubona ukabona kubwira umuguriza amafaranga cyane. Sibyo? Nicyo neshaze kuvuga nyine ntabwo bigombera ko umuntu uretse ko wenda birire yakura abantu nk'abo ariko abandi ni abantu bamukorana, abantu muri famiye, abantu mumenyeranye inshuti kwa zabugufi. None hari umuntu umwe wansekeje ati rero ati umuntu ahora ansaba amafaranga ngo mugurize yarangiza agakritisayizinga imyenda nambara. Sizini buri kubyumva. Nyine ko njyewe ntigurira umwenda ntagira gute akirengagiza ko amafaranga nakayaguze mba nayamugurije wakajya ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, iyo usabye umuntu amafaranga kubera ko atayafite kuki biba intambara. Wenda uzayo yinjiza ariko ntabwo uzi depanse afite. Ese ko yinjiza araye ntabwo uzi responsibilities afite. Ko yinjiza araye urajya kureba yundi kubera iki? Umugani ko kuguriza umuntu atari intambara ko atari itegeko ari ubushake. Banki ngira ngo ntabwo ari itegeko ari kuguriza. Banki kugira kuguriza baza kwiga ukwiga ikanabara n'inyungu izagukura. Ikanabara n'inyungu izagukura. Ni nacyo banki ibereye. Yego. Ubundi mwagiye kuguza banki ariko ngiye umuco. Ariko rero ikindi kintu ni ukurera abantu bitwa bakaryamyenda hanze muri sosiyete bazwi gutyo, ugasanga bamwe bamufata no mu mashati. Mbese aba bantu ngiye mbona ibintu noneho wenda tutaravuga impamvu mbona bibitera indi mitwe igikoreshwa. Abantu bashinga ngo bibini urumva bakaba president. Bibina ni ibintu bisanzwe. Niyo bataba president nyine nuko kaza akakwegera ati hari ikibina dufite cy'abantu runaka n'undi kegera n'undi akegera n'undi ugasanga abantu ari kwegera ni abantu bashyashya n'ubundi. Sibyo? Hanyuma mugatombora. Uzi ko bakora amanimero nyine mugatombora kugira bamenye ngo ukwezi kubanza watomboye rimwe no tuzaheraho kabiri gutyo. Wa muntu iyo adatomboye rimwe ahita yegera abandi. Uwatomboye rimwe ahita amwegera akamubwira ati warese tukagurana wenda njye mfite 5
ukampa rimwe mfite ibibazo bikomeye agatondorora ibintu nk'igihumbi ukumva umugiriye impuhwe ukibaza ubundi uyu muntu aracyabasha no gukora akazi gute ukamuha ya nimero rimwe uko biri kose nshonje mpishiwe n'ubundi gatanu izagera nanjye bamwe rimwe mukamuheraho mukamuha we ntazatanga kandi ntawe muzamurega urumva abantu nk'abo rero kubera ko nize amatiku njyewe mbakizwa n'uko mbabwira ngo ni iki kibahuje ni iyihe dokimiri bayindingi ni iki kintu nyine cyanditse igihe hazagira umuntu ubura ubunyangamugayo imikoranire imeze gute ikintu cyanditse mufite ni ikihe ibyo nibyo bijya bindengera niba narize amatiku rero simbizi ariko abo bantu utuntu ni twinshi njye hari umuntu yigeze ajyaga amafaranga make 60,000 ambwira shida ahantu nakoraga icyo gihe twahembwaga hagati y'itariki 22 na 25 hari kwa gatanu anyereka dosiye z'ikibini twabagamo ariko cyubakitse nyine kizwi ku buryo amafaranga banayakatiraga muri HR yo kujya muri iyo icyo kibini cyacu wagombaga gusinyirwa n'abantu runaka ati dore ati nasinyiwe n'aba harabura nawe nsinyira ndamusinyira ati ndabura undi ati kandi urabona ati ubwo amafaranga nzabona ku wa mbere nzahita njyaho uragenda uzana irangamuntu yawe wifotoze uyu munsi ni munsi nyine irangamuntu ku gipapuro kiba ari kinini nkabyandikeho nyine ko nguhaye amafaranga kuzayanyishyura bla 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 byandika sinyarangiza abika ndayamuha ushobora kwemera ko ayo mafaranga yanyishyuye nyuma y'amezi 8 nabwo aramumereye nabi nkamubwira nti rwa rupapuro rujyane muri HRS ariko iyo nza kuba ntarufite ntari guceceka nyine kuko mu by'ukuri amafaranga yari yayasabye kwa mbere barayamuhaye ahita yarya ntiyayama nza gusanga rero nyine n'ubundi niko abayeho nyine naje gusuzuma nsanga abantu bakora ibyo bintu bose babaho ubuzima burenze ubushobozi bwabo babaho mu buzima burenze ubushobozi bwabo sasa rero ubuza amakese y'abantu bakora oya nyine ntanze ingero yego nyine yego utanze amakese ugaragaje amakese y'abantu banakora noneho hari n'abandi bantu badakora reka mbivuge gutyo ariko kurya imyenda ntibabitinye aho kugira ngo aza kubwira ati mpa akakubwira ngo nguriza ariko yenda tuzagera undi munsi tuvuge n'abandi bantu basabisha imitwe ukuntu ikindi gihe wenda imitwe gute we nabyo bivuga byose ndumva ari ubu byose ni ubwesiko reka tujye mu matorero sibyo mu byumba by'amasengesho mukicara mu cyumba cy'amasengesho umuntu akaba ari umunyamwuka noneho akararanganya amaso mu bantu baranga agacishamo amaso akazenguruka akareba kabona Alice wambaye akenda yatiye ndi kumyako yego kavuga ati kandi nagatiye wenda yagukuramo tu agahita aza akakujya kara kavuga uti yenda wasanga ari icyo yambonyeho afitiye ubutumwa Imana iranyibutse mukagenda hanze mwajya hanze ati Yesu ashimwe rero umukozi w'Imana nakwitegereje numva ndashaka ko unkoreraho umugisha kandi umugisha ashaka kunkoreraho ndagira ngo ngurize mfite ikibazo runaka kandi ubwo mubonanye mfite maze amezi inzu ndimo maze amezi 3 ntarayishyura
none bagiye kunyirukana mu nzu, nagira ngo umfashe wenda umpe ikode ry'ukwezi kumwe, ngende nyamukinga mu maso, hari utuntu ndi gushakishamwe amafaranga azaboneka muri iminsi iri imbere, nyamuhe bo kunsorera abana mu nzu, hanyuma ayo mafaranga naboneka nzakwishyura nayo meza yandi asigaye nayo nyishyure. Ukareba rero na za isashi imwe zumvise n'izo urimo n'ibigize gute, n'ukuntu yari yabakozemo umukwabo, yego ari muri nini waya akabava yasa nyine, akabava yasa ugakora ku mufuka cyangwa se ugakanda akanyenyeri ukamuhereza. Iyo witoze agahita akubwira ati Imana iguhe umugisha, ati kandi mbonye ujya Burayi. umva ko bikomeza sasa. Ubwo wenda ntakubwiye ko aba mu nzu ya 30 ni urugero, umuhaye 30, mukicara hakatamukamo nk'indirimbo nk'ebyiri n'amasengesho nka kangahe, ukabona nagiye atambikanye undi. Ega da oya wowe ndabagiye kumwatuza, yego ureba yanze kumwatuza nkuko nawe yakwatuje. Oya nyine utekereza ko ari byo, ariko bari mu murimo w'Imana, aragenda akabacurika akayabakuramo, kandi akabikora mu byumba bitandukanye. Mwene abo bantu basengera mu cyumba kimwe, baba ari inzerereza abo ngabo. Abo bantu rwose basebya umurimo w'Imana. Abantu bose nyine urumva bita byite kwangora abanyamadini, bari abantu bo mu byumba n'ibindi, icyumba cyo kwa kanaka abamo wese kuroba nuko ariko abanyamitwe sabo ntabwo ari aba none. Kera hari umusaza yigeze kuntekera umutwe muri 2001 2002 aho ngaho, oya imbere ya 2000, kuko naretse kunywa inzoga muri 2000 kandi icyo gihe nasomagaho. Noneho umusaza wazirekeye iki wabuze abagukopa n'abakuvumbya nibaga nazishaka nanjye mba ndi kuguza. ubundi se ntuguze nihorere ibere inyuma ya kamera n'ibitangaza. Niba naguza sinambura, niba rero nambuye azandika comment ahangaha wabyihoresha, urumva bashaka kwandika comment cyane gaturika uzi ko namwambuye azayandika. Umusaza ahantu twaratunywera arahaza arimo araturamutse, yari umusaza mukuru tumwubashye, arangije aranyitegereza, niba yabonye ari ngiyewe woroshye kubeshya, mwana wanjye nguhaye inka. kubwira inka yarakubashije, urabizi ko nzikunda. Noneho kumva ngo amaye inka ari umusaza nkaba ndishimye, ndagura ndagura, turataha akongera indi, duca mu rugo iwe. Tuhageze abwira biwe ati umwana wanjye namugabiye yitwa kanaka. Barishima mu rugo iwe, mbona barishimye, ariko bari babizi ko ari imitwe. Ndataha hashe iki weekend yindi ndaza, iyo ntajyagayo yantumaga ati umwana wanjye ameze ati umubwire aze kunsura. Sinari kuza n'urutwe gusa, nkagenda nkagura amacupa. Amafaranga namusengereye iyo nyagura inka ziba zarabaye nk'ebyiri. Kandi ubwo yarambwiraga ati uzaza n'umujugunya ngo ni ikiziriko nyitahane. Ndagura kera kabaye ikiziriko, kera kabaye nzakumenya ko ari imitwe. Barambwira ati reka reka niwe wa mbere se, ati iyo ugeze inahangaha nyine ashaka uwayo. ntazagira se yari azifite, yazifite rwose yaguha inka ye. Arandi arampamya, ariko sinjye njyenyine. iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Nari umupfu se, none se urumva koko azongere
abo ni bamwe mbese boshye ari ibirayi waguraga ugashyira abana hari ikindi waguze uretse inzoga ni inzoga namuguriraga hari abantu nuko sha hari abantu babeshwaho n'imitwe ntibagire isoni urumva ntibagire isoni zo kugususa mbese babaye inkundamugayo noneho hari abantu bajyaga bakora ibyo bintu ahantu hamwe muri sosiyete runaka tuziranye noneho abantu bakajya bavuga ngo ariko ngo bariya bagabo rega ngo bafite ibibazo bikomeye ngo bashatse abagore b'abasireyi kwini ngo ntabwo amafaranga bahembwa ashobora guhaza amasireyi yabo yego ati urumva nyine abagomba no guteka imitwe yakungikanya kugira ngo amenteyininge nyine umugore yavuga cyo kora ibibazo bikomeye ariko uretse nabo wenda muri rusange abantu baba bafite iyo mico ababaho ntabwo aba anyuzwe n'uko ameze ntabwo yiga kubaho nyine iyo utabaho mu bushobozi ufite ntabwo uba unyuzwe yego ni ikibazo ni ukuba atari contented ariko uzi ko umuntu ahembwa 500 n'urugero akaba mu nzu ya 2,500 asigaye se ngo yazamutunga ni gute uba mu nzu ya 50% y'amafaranga winjiza biba byapfuye kwezi biba byapfuye ufite abana ufite niba udafite abana uri bwishyure school fees uri bwishyure utilities zose tumva upkeep kuni iba ari imberenge mu rugo hakenerwa utuntu twinshi noneho icya kabiri cyayo winjiza kikajya ku ikode ry'inzu uridi ni ikibazo ugasanga buri weekend umuntu aba ari kuri Muhazi kuri Hehe yasohotse hari umuntu twakoranaga iyo twahembwaga yahitaga yimukira muri hoteli n'umugore w'icyumweru cyose yego ubundi akatuzengereza mu ngurize kandi uriya muntu utamugurisha kababwira ukuntu muri abaturage uriya muntu utamugurisha kubera ibibazo barimo aba yumva umuhemukiye ukaba uri umugome none se sibyo natangiriyeho ubu uri umugome aguhindura umugome yarabanje kubona kuri injiji kandi ari injiji ariko wazaguza igitanda cyiza bashaka amashuka meza igitanda cyiza ukajya kugishaka muri hoteli ubundi mu rugo umwawe yaba akwiye kuba ari heza kurusha icyumba cyo muri hoteli niba ari cyo ukurikiye ubundi byo kurya se ubundi niyo ntote abihabwa biteka ukanasangira no ntawamenya imibereho y'umuntu ikibazo cy'imyumvire ariko nyine dukwiye guhindura ugahinduka ndumva werekeza ku nama wenda twasa n'abananzura turatanga n'iyo nama ndumva ari cyo cy'ingenzi burya iyo wahemutse iyo wambuye wabaye umutindi umutindi uzi icyo ari cyo umugome oya umuntu w'umutindi ntabwo ari umukene umuntu w'umutindi si ubugome umutindi ni nkaho uri muri esanse y'ubugome ariko umutindi ni umuntu uhemuka Rugamba yarembye aravuga ngo burya umuti w'ubutindi ni ukwanga guhemuka ubwo umutindi ni sinonime y'umuhemu umuhemu uhemukira wamugiriye neza aba ari umutindi rero kugira ngo ibyo bintu bitazambaho bitazakwaho bitazagira bibaho ni ukwiga kubaho mu bushobozi bwawe njya mbona mu bigo bitandukanye abakozi baba bari ku nzego zitandukanye ugasanga umukozi umwe umushahara we ukubye mugenzi we inshuro 5 kandi wa wundi bakubye inshuro nyinshi akabaho akabaho mu buryo butari ubutindi na wa wundi uhembwa menshi nawe akabaho
niba ukubye mugenzi wawe umushahara inshuro ebyiri akaba adahemuka, kuki wowe uhembwa menshi uhemuka? Kuki uba umutindi umuhemu? Ni ikibazo. iyo ugujije iyo ugujije wishyura utekereza ko uwo muntu aguhaye amafaranga ntabwo amubwenge ugatigiye yego ahubwo asubitse ibyo yari gukora ukanaceceka ntiwiyexcuse ukumva uramutabaye, kandi iyo abikubwiye ashyiraho na timeline, arakubwira ati nzakwishyura uyu munsi. Uwo munsi wagera ubundi ubaye imfura wagafasha iya mbere ukabwira wa muntu rero ntibikunze, impamvu batabikora ni uko n'ubundi nta gahunda baba bafite yo kwishyura, kuko kwambura biba byarabaye umuco. Hari excuse ni naho muhurira. Oya rwose, wenda umuntu mudakorana, ariko uzi umuntu mukorana mwese mwahembwe, urabizi ko nawe yahembwe ariko akikawusha. Uri umuntu mudakorana cyangwa umuntu nyine utazi n'ibyo akora ukagira ngo yarayibagiwe. Umfitiye ideni ariko sinakwibagira ubundi bereye. Reka. Niba waribagiwe umuntu ufitiye ideni, menya ko umutimanama wawe warangiye, kandi uwo muntu wibagirwa umuntu afitiye ideni uzasanga atamwibagirwa ahubwo ari kwiyibagiza, cyangwa se barabaye benshi. Yego, abayambaye barabaye benshi kugeza ubwo abibagirwa. Mwene uwo nta n'isoni abakigira, nta n'icyo abagitinya no kwiba abaziba. Niba ufitiye abantu 3 ideni 4 nta gahunda ufite yo kubishyura mu gihe gitoya gishoboka, uzaba usiga ufunga kashi. urakoze cyane Constantin, reka dushimire abakunzi bacu, dukomeze tubane, Imana ibarinde, mukore subscribe, likinge, muduhe comments, musharinge. Bye naho utaha. Bye.